akenshi na kenshi njya mabwira ko umusazi ashobora gusara ariko akagwa ku ijambo. Icya kabiri, ndagira ngo mbere yuko mvuga ko iki kibazo cy'uyu mwana, murabizi ko nta kintu nigeze mbivugaho, nta nubwo ari ngombwa ko mbivugaho, ariko hari igihe biba ngombwa ko nawe utanga igitekerezo cyawe bitewe n'uko amajwi yose yavuze cyangwa se ibyavuzwe byose utigeze wumvamo nawe ibyo wifuzaga kuvuga, bikaba ngombwa rero ko ibyo wifuzaga kuvuga ari wowe ubyivugira. Ntabwo twavuga byose, ntabwo turi Imana, ariko basi amahirwe ugize gerageza kuvuga icyo utekereza. Tega amatwi tubanze twumve iyi video, nanjye ngaruke ntanga igitekerezo cyanjye kwiri vangura riteruye, ivangura ritaziguye, ivangura riteruye, cyangwa se icyo bita ni indirect, ni uburyo buteruye ariko n'umwana yabireba akabona ko harimo ivangura. Banza wumve ukuntu umuntu yabivuze. Abanyarwanda bahagurukiye kurwanya akarengane. Thank you very much. Abanyamakuru bakoze ubuvugizi kugira ngo uyu mwana aveyo. Yego. Uyu mwana aveyo abone ibyo yarakwiriye. Barakoze. Yego. Social media mutabaye kuba, I agree with you. Uyu mwana yari yarenganye. Uyu mwana yari yarenganye. Kandi imagine kugira ngo tsinde neza n'abanza bajye kuzana umwana wo mu biryo. Tekereza. Umwana wo mu migati. Tekereza. Oya nanone TikTok. Bombi banganyije amanota. Banganyije amanota, none se kuki uyu nguyu atari we bashyize kuri nyine ibintu uvuga turabyemera ngo, ariko ngo ikibazo ngo cyabayeho ngo baramuhamagaye ngo baramubura. Izo ni nabonye ikiganiro cya amwita Minister of State mu bintu bya education, ariko uvuga ngo twaramuhamagaye ngo nimero ngo turayibura. Ariko muri iki gihugu wabura nimero y'umuntu gute koko? Ibyo bintu ntibibaho. Wamuhamagara nimero ukamubura na directeur uza aho umwana atuye, na directeur w'ishuri mpamya ko azi n'aho umwana atuye, niyo bamubura kuri nimero umukazi wundi nguyu ajaga gute. Uyu mwana yari yarenganye. Uyu mwana ntabwo ari uburangare bwa minisiteri. Uyu mwana yararenganye. Nako yari yarenganye. Social media yakoze akazi kenshi, abanyarwanda bavuye kugira ngo uyu mwana abone ibyo akwiye kuva. This guy, this woman, this young lady. Ako TikTok njyewe sinzi nyine hari ukuntu nanga, hari ibintu I don't want to believe it, ariko there is some kind of mediocrity tudakwiye no kwemera ko ibaho muri iki gihugu cy'u Rwanda kabisa. Muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo bagushaka bakubura. Ibyo bintu ntibibaho. Sawa. Amazina yanjye nitwa Aristide, shiti yanjye kuri wowe ugiye kundeba uyu munsi wa none, nguhaye ikaze ni Mugirente TV. Biraza kumbera byiza cyane niba ari ubwa mbere ubanye nanjye ukaba wankandira kuri subscribe. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi ikomeze kuguha icyumweru cyiza. Ni ku cyumweru itariki 22 ukwezi ni ukwa munani, turi kurangiza umwaka. Hagati aho ngaho rero abantu mwirinde yuko umwaka uri kurangira ugenda na byinshi, impanuka, indwara, ibiki nyine ibintu bigenda bihindagurika mu cyo twakwita changement de la terre cyangwa se imihindagurikire y'isi, niba ariko nabyita mu rurimi rw'igifaransa. Banyarwandakazi, hari ibintu byinshi byo kuvuga. Hari inkongi y'umurimo mu gihugu cy'u Burundi, hari abasirikari bari gupfa muri Kongo, mwabonye amashusho. Hari uduce turi kugenda turi kavaringwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Hari ibibazo by'inzoga bitararangira. Hari ibibazo by'amazi nabyo tutazi niba bizigera bikemuka. Abantu bari gusenyerwa buri munsi tutazi iyo byerekeza.
noneho hajemo noneho n'ikibazo cy'udutambambuga. Udutambambuga ndagira ngo mbanze mbabwire ngo mu gihugu cy'u Rwanda kirimo Murangira Bitsiyeri ugera no munsi y'igitanda, gushaka nguvu, gushaka kiwingu, gushaka Gilbis, gushaka akarusho munsi y'igitanda, atitaye ku hantu aho ariho hose uri mu gihugu cy'u Rwanda, ko nguvu itamuvinga, nguvu idakora sound, nguvu itavuga, kiwingu itavuga, kiwingu wacukura ukanataba ukazanayitaburura. Ufite uwo Murangira Bitsiyeri ufite ubushobozi bwo gushaka ya nguvu akayivanayo. Nicyo gihugu cyabuzemo umuntu, arabura imihango yo guhemba no gushimira umwana witwaye neza irakorwa, irarangira, bakora ama interview. Ariko mana nyagasani, mu Rwanda guhera mu kwa 9 ndatangira kuvuga nk'abapolitisi. Guhera mu kwa 9 ntabwo nzongera gukoresha za mvugo nyine mutekereza ko ari iz'uburyo budasobanutse, kandi nibinampira hari uburyo nyine bw'imigaragarire ngomba kugerageza gukora, kuko ngomba guhindura location vuba cyane. Banyarwandakazi, uyu mugabo witwa Tikantok atangiye ashimira media, atangiye ashimira abagerageje bose kuzamura ijwi ry'uriya mwana, kugeza Minisiteri ya NESA imanutse ikajya kumushaka agahabwa indabo cyangwa se agahabwa ibihembo bye. Reka rero nkubwire, reka tubonereho wenda tubwire abantu ibyo ari byo. Aya masaha ndagira ngo mumbwire minisitiri cyangwa se minisiteri n'abayihagarariye yagiye gushaka uyu mwana wo mu biryo nk'uko David abivuze, kuko azi kwambara uturinete, kuko ari umusirimu, agahabwa ibihembo byose nk'umuntu ngo watsinze, kandi atari nawe watsinze, ahubwo akana ko mu cyaro kize noneho mu bigo bigisakajwe n'amategura, wenda ivumbi ushobora no gusanga mu mihanda y'iwabo nta na kaburimbi. Icyatumye abayobozi batamushaka nta kindi, bwa bwibone no gutesha agaciro umwana wo mu cyaro. Ngo ntabwo ndi bujye gutwika essence yanjye. N'icya kabiri, kudaha agaciro education nyarwanda. Njyewe nzi mbere nigaga nko mu wa 3 primaire, hari umwana w'umukobwa nzi wari watsinze n'amanota meza cyane, agomba guhabwa buruse yo kujya kwiga, sinzi ikigo yagombaga kwigaho, kaminuza yagombaga kwigaho ikomeye, niba ari y'abazungu simbizi. Ariko kugira ngo bagufashe cyangwa se bamurihirire, byagombaga kubanza kwiyambika undi mwambaro ukatishoboye, ajya gutira imyenda myenda ishaje bahita guki mu rurimi rwiza ntakomeretsa abadafite ubushobozi. Ajya gutira ba bantu badafite amikoro imyenda yabo icitse, arayambara. Ba bandi baje muri protokole bamusanga yicariye muri mwirembo yivuye, ariko akarenge ka wa mukobwa we yagiraga akarenge wanakoza w'igiceri kagasaduka, yagiraga akarenge koroshye. Yari umwana w'umukobwa ugira isuku kandi mwiza cyane, wakundaga abantu, kandi n'ubu ntekereza ko ari ko ameze, akagira akarenge kari soft keza. Noneho tekereza rero kuntu abayobozi ntazi kuntu bateye, kuza ukareba umuntu ngo uri kunota ibizima bwe n'imibereho ye, akakubwira ngo aha ni iwacu kuko yagiye ahantu batira isekuru, ugasanga yisize ibyondo cyangwa se ari gusa nabi. Okay, ibyo tubireke ntabatindira, ntababiriza igitekerezo.
reka mbabwire, umuntu wese utekereza ko media hari uruhare yagize kugira ngo ijwi ry'uyu mwana rizamuke, umuntu wese uri bushimire media ko hari uruhare yagize kugira ngo uyu mwana abone ubutabera, ndakubwiza ukuri ko niba ariko wabibonye kuko wabonye ko media hari icyo yakoze, mubanze mwamagane abantu bamaze gufata abandi bakahimba amazina ngo ni ibigarasha, kubera ko ibingibi uyu mwana we bamukoreye. Twebwe ikibazo gihari nuko tubivuga directly, ntago kuyorayora, ntabyo kuruma duhuha, hoya turumira rimwe, ntabyo kuruma duhuha. Aya masaha twavuze kubasenyerwa, ibyo biranga. Mwabonye video inyabugogo, niba ari Nyabugogo sinzi aho hariho, byabonabonye badasaba buye arimo baya bakubita amabuye batitaye ko bari bumene birahure by'ama etage y'abandi. Twebwe twifuza ko ariko nukuri kw'Imana njyangira icyizere cyuko u Rwanda ruzongera rukabaho. Impamvu mbivuga, impamvu nkifite icyizere ngiyi, mwese mufokasinga kuri tekinoloji n'iterambere, sibyo? Ariko mukumva mugomba kugurukira kunuza, kandi byose mubona biva ku isoko iwacu, ari bwo butaka. Ibi byose mubona biva ku butaka iwacu kuri gakondo. Muri kunyumva neza? Ibyo byose mubona biva ku butaka iwacu. Imirimo iracyahari, amasamba aracyahari, ibibanza biracyahari, ariko ikibazo leta yabibavanyeho, ibategeka ibyo mugomba guhinga, none ugasanga ntibijyanye n'ubutaka bwacu. Impamvu mvuga rero ko bigishoboka nuko tuzongera tugasubiraho inyuma ho gato, tukajya kurekipera iyi myaka yose mufashe mwiruka ku muyaga. Tugomba gusubiraho inyuma ho gato tukarekipera iyi myaka yose mumaze mujyanwa n'umuyaga. Urifuza kugenda kuri level, kuri speed y'iterambere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Saudi Arabia, uhita ugomba kwibaza bo bafite factory zingahe? Nibyo byo rwose, izo si mwumva ni izo mu butayu, ariko kandi usanga arizo zikoresha abanyafurika benshi, kandi ntaho bagira bahinga. Ariko ntutekereze ko bo bavutse ari mu butayu, bisanze bari mu butayu. They had to handle the situation. Ntabwo ari nkatwe twisanze turi kwitaka riri green. Tugomba gukoresha ubugrini bwacu, ahubwo bari icyo tubigaho ni kimwe. None ko mu Rwanda wenda hari areas usanga zitera bari yabo kugira ngo batere imbere izo area cyangwa izo location zitera cyangwa zidakungaye kuri vitamine y'ubutaka, bazihandoringa bate? Uzane bya bintu by'ubuhinzi bwa kijyambere mwutwo duce, ariko abagifite ubutaka bwera mubareke. Ibyo tubireke. Niba ubona ko uyu mwana yatabawe n'itangazamakuru, ni twebwe bahindukiye bakita ibigarasha kuko tuvuga amanyanga yabo. None se ubu kugira ngo ubyemere, uwitwa Nsanzimana Sabin arafunze, niba se yigeze ahagarikwa ku mirimo ye? Ariko nyamara wa mu ministry wundi wari uhagarariye icyitwaga ngo niba ari harya cyitwa ngo iki, cya kindi FDA, wari mu buroko, niba ataranabuze. Se nibyo gusa, ubu uyu mu ministry cyangwa se abantu bahagarariye office yaba secretary n'abandi n'abatangazamakuru bo b'ikintu twitwa nesa, bagomba guhagarikwa kubwuko. Tega amatwi wumve hano ukuntu babivuze. Ndasoje mu mbabarire, tega amatwi wumve hano ukuntu babivuze. Bavuze ngo hari ikigomba gukorwa nta kujenjeka, nyuma yo kudaha umwana wize Inyamasheke amahirwe yo gushimwa ku mugaragaro mu gihe gikwiye kandi yarabonye amanota ya mbere mu kizamini cya leta.
ayo manota minisiteri itamushimiye mu gihe kimwe na mugenzi we, ikaba ari nayo yayitangarije, atari ukuvuga ko itabimenyeshejwe. Kuba byonyine umunyamabanga wa leta ubishinzwe yashimiye umwana wundi batsindiye rimwe, uwundi ntibamushimire mu itangazo yakoze kuri Twitter, vraiment tega amatwi wumve. Uri buvuge ko ntabyo yamenye, sava, ntabwo bamubonye, nta kibazo, ariko n'ubundi official statement cyangwa se official announcement, itangazo riri officiel ry'iki kigabo cy'ikiyobozi rishimira aka kana k'ubudarubindi. Official announcement, itangazo rishimira aka kana konyine, uriya ntabwazwe. Nisubwe ibyo vangura rishingiye ku byo ntazi, murumva rya nyine ryabura mw'ibyo bintu. Niba mwifata mukarobanura utuntu nk'utu tukiri utuntu tw'utuntuza, nisubwo nge wari Aristide wabaye igikoko, nge wari Aristide amaze kuba ikigugu. Niba utuntu mubona mushaka kutera muri mutima w'inyamaswa, nisubwo kazamara gukura kakagira ubwenge, kakabwirwa ko kahawe kangiwe reba handi muhera kuntu mwangiza. Nubwo waba uri kurwanya ingengabitekerezo, ntabwo ukora amabyi nk'aya ngaya, kuko wa muntu w'ingengabitekerezo ashobora kuzagashaka bwa ati cika ntabyo uzi. Impamvu batagushimiye ni uko uri umuhutu. Iyo leta yanyu yanga abahutu. Rero ibi bintu rwose reka mbabwize ukuri, njyewe niyo mpamvu nasanze nta gaciro bifite kuba ndi umuhutu, ariko n'umututsi mugenzi wanjye arengana nkanjye. Umututsi mugenzi wanjye nawe nta mazi afite uyu munsi. Umututsi mugenzi wanjye nawe afite ibibazo bya minerivare. Kireka nimubwira ko nta batutsi badafite ibibazo bya minerivare bariho mu gihugu. Impamvu mvuga ibi rero, ikibazo ni systeme ya Kagame na FPR. Aha niho nsabira abanyarwanda bose kuba maso. Muduha abavandimwe, muduha abasore bagenzi bacu, muduha abasore bagenzi bacu, ibindi ntimubitubaze, mubaduhe bagenzi bacu. Ariko kandi ndaza gukora video nyishyire kuri TikTok, buri muntu wese uyibona mfasha isharing. Nivugane n'Inkeragutabara, video imwe ndayikoreye Inkeragutabara, indi video ndayikorera abadaso. Ntabwo nzi igihe bizamara, ariko nzi ko nibura niba mu gihugu dufitemo abadaso 3,000, nibura muri bo 1,500 izabageraho. Niba ari Inkeragutabara 1,500, 450 izabageraho. Ntabwo tugihanganye na bya bindi, kuko none se ubu utekereza ko muze kwitegereza n'amasura, muze kwitegereza n'amasura n'ibintu byigaragaza byonyine ko harimo ivangura rikabije. Kubera ko ikibazo gihari, mufata nuza imyanya muri leta mukayihereza abo bantu, ugasanga nibo bayobozi bakuru, noneho abasu cyangwa se abasistant abungirije bakaba babandi. Rero ibyo ngibyo twebwe tuze nkahita mbikubwira nero ngana, ubundi umututsi agomba kuba umukuru, umwungiriza akaba umuhutu, cyangwa se umuhutu akaba umukuru, uwungirije akaba umututsi, ariko umukuru nta mategeko atanga. Ubwo ngumba nkoze icyaha, kuko navuze ukuri. Kandi kugira ngo urubyiruko rubohoke, rugomba kubwirwa ukuri. Urubyiruko kugira ngo rubohoke, rwibohore, rugomba kubwirwa ukuri. Ngaho nimumbwiza ukuri. None uretse ubwibone n'ubwirasi, umuryango w'uyu mwana washimiwe, tutitaye ko wabeshywe, ntabwo mukwiye gusaba sorry cyangwa se kubwira sorry uyu mwana w'Inyamasheke n'umuryango we, muti mwihangane, ntabwo twamenye ibyo ari byo, twe twarahamagaye nk'abandi bose, nimuturakarire. Noneho rero iyi leta ikurikiza amavangura ndetse n'ingengabitekerezo mbi yabo, use
hari uwo biba bitari kugenda bigaragarira, hari uwo bitari kugaragarira ko ivangura ari mwebwe ba nyirabayazana b'amavangura. Nakubwiye ni ibi bintu muba mwakoze. Umuntu wakoze amabi muri jenoside niba hari, kuko barahari koko, ntabwo bavuga ngo ntabahari kandi abantu barapfuye, naca mu ruhande akambwira tumva wa mwana bugenda gake, mbabajwe no ko ntabwo baza akubwira kwereka ko ngo yishime. aho yarakubwira ati rwose wihangane, ibyakubayeho byaratubabaje. Aza nk'umuntu mwiza ariko ni mubi. Aza nk'umuntu mwiza ariko ni mubi, bikarangira atangiye kugorekamo twa tuntu two kubeshya. Baguvanguriye kuko uri umuhutu, buri iwanyu babashinze ibi n'ibi, leta iratwanga. Ugasanga akantu kari simple kadafite rwose n'ahantu kagomba guhurira na politike, kadafite aho kagomba guhurira na politike, birangiye kabaye politike mbi cyane, none inakomeye cyane kuruta yuko Tito yaba yavuze ibigambo bitito. We turamuzi n'umuheza nguni, ariko usubu nk'aka kana kaba kakinuye politike nk'iyi ngiyi yivangura. Se abanyarwanda niyo mushaka? Numva ko iyo ngiyo tugomba kuvayo, ntitukabe nk'abasazi. Umusazi ubwonko bwe buri locked cyangwa se bufungiye kuri hantu hanyuma aheruka atekereza neza, ahantu hanyuma aheruka gutekerezaho neza, niho umutwe w'umusazi uba warafungiye. Usi umwana ntabwo yatumye mwambara ubusa. Ni ukuri rwose, leta y'u Rwanda, abayobozi za ministeri, muterane ya nama y'abaminisitiri cyangwa se ya nteko, ya nama yanuza y'inteko ishinga amategeko niyongera guterana, hari abantu mugomba guhagarika. Nk'uyu mugabo agomba hambirizwe, ndetse n'umugabo witwa Nsanzimana Sabe bagombe bagire bate, bagombe bahagarikwe, ndetse n'undi muhungu witwa Bizimana Jean Damascene. Abo bantu bagomba guhagarikwa, mugashaka abantu bazakora, ndetse kandi mukananenga imvugo yo gushoza no guhamagara urubyiruko rw'abanyamurenge kujya kwica abakongomani bene wabo. Erega na Muyaya yarabaje atari ko se, kandi nibyo Muyaya yarabaje atari ko se, imiryango mpuzamahanga icecetse ku iki kibazo, what do you want? Murashaka iki? Niba umugabo mbese yihandagaza agahagarara imbere y'itangazamakuru isi yose yumva, agahamagara abandi gufata imbunda ko bari tayari kubasapotinga mu buryo bwose, urumva yarangiza yamara kuvuga ibyo byose akavuga ati mwebwe mufata imbunda mugende mu bohora igihugu. Ubu yaba ari Kongo yabivuze, byari kugenda bite? Byari kurangira bite? Niko yabaje Patrick Muyaya, nta gisubizo yahawe. Nyamara n'indi miryango n'abandi bantu babikora ibyo bintu byanyu, ariko abantu benshi they choose peace, bahitamwe amahoro. Mu bintu byose bahitamo amahoro. Rero reka mbabwize ukuri, mwigaragaje abanyarwanda, icyo mbibutsa ko tugomba kwamagana Kagame n'icyitwa FPR, tugomba kwamagana Kagame n'icyitwa FPR. Ibyo mubyumve neza. Nta muntu mvuze ngo tugomba kwamagana muntu runaka, tugomba kurwanya muntu runaka. Nta musirikare mvuze, nta mupolisi mvuze, nta mudaso, nta nyiragutabara, kuko turabakeneye. Ariko mu banyarwanda ntidukeneye umuntu witwa Kagame n'itsinda rye ndetse n'ikintu cyitwa FPR. Ibi nibimara kuhava, ndabivuga nk'umuhanuzi, ndabivuga nk'umuhanuzi, ntabwo ndi umuhanuzi ubusanzwe, ariko ibi nimara kubivuga mubifate nk'ubuhanuzi. Ubwo Kagame azaba atari ku buyobozi mu Rwanda, ikintu cyitwa FPR kitakiri mu buyobozi mu Rwanda, hazaba amahoro adasanzwe muri Afurika
kandi by'igihe kirekire. Hazaba amahoro adasanzwe muri East Africa, harimo Burundi, harimo Congo, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, South Africa. Hazaba amahoro. Mbifurije ko tuzayabanamo kandi bizakunda. Mugire igitondo cyiza.